Eh, bene nagira ngo ngusubize ku itangazo ry'abanyarwanda ucishijeho. Ndari gusubiza nk'uhagarariye kominote y'abanyarwanda b'impunzi muri Uganda, nk'uhagarariye ijwi ry'impunzi ritagira kivugira. Nanjye nifuje kugira icyo mvuga nyumuza amakuru uhaye abakurikirana runo rubuga n'abazadukurikirana nyuma yaho. Impunzi z'abanyarwanda izo uvuga ziza zigamije gukora bizinesi mu bibazo byazo, nagira ngo nkubwire ko impunzi z'abanyarwanda muri Uganda ziri mu kaga k'ibihekane, aho zitemerewe guhabwa ibyangombwa, ndetse urebye nizo mpunzi by'umwihariko zifatwa nabi, kandi zikaba zitemerewe no kuvuga ikibazo cyazo ari mu ofisi ya Prime Minister Directorate of Refugees. Harimo abantu b'i Kigali babangamira iyandikishwa n'ihabwa ry'ibyangombwa by'impunzi z'abanyarwanda, cyane ko iyo zivuga ko zihunga Kigali, bo baba bavuga yuko Kigali ari amahoro, Kigali ari iterambere, Kigali ari igihugu kimwe mu bihugu bya Afurika kimeze nka Singapore ya Afurika. Ibyo mu ofisi ya Prime Minister kugira ngo ubone impunzi z'abanyarwanda ni ibibazo bikomeye. Ariko kandi nawe by'umwihariko hari impunzi zimwe z'abanyarwanda wagiye uzana muri polisi kwiyandikisha, ibibazo bitandukanye waba warahuye nabyo, ndetse ukabona yuko impunzi z'abanyarwanda zifite ibibazo. Wowe ukurikije raporo y'impunzi ubona zaka ibyangombwa kuri polisi iyo bita Refugee Desk Office, waba warabonye impunzi z'abanyarwanda nta bibazo zifite? Ese ko ukurikira situwasiyo y'ibijyanye na politike mu Rwanda, haba ibibazo by'inzara, haba ibibazo byo kutagira ubwisanzure muri politike, haba abagerageza kuvuga ko hari ibitagenda mu Rwanda, haba imfungwa za politike, ndetse n'ibyaha mpimbano bikorerwa na leta y'i Kigali cyane ku batavuga rumwe na politike, ese wowe Ben Mugisha waba ubona ko ibi bibazo byakemutse ku buryo impunzi zihunga mu Rwanda ntacyo, nawe uremeza ko ntacyo zihunga? Ahubwo ntekereza ko wowe hari ikibazo ufitanye n'abantu individually, icyo kibazo ukaba ugomba kugikemura mu buryo bwawe nk'abantu bagiranye n'impunzi zimwe izagusanze zikakwegera ukazifasha, nyuma mukaza kugirana ibibazo. Ibi bibazo wagombye kuba ubikemura wowe nabo, ntabwo wagombye kuza ku rubuga ahangaha uvuga ko abantu batagomba gufasha impunzi z'abanyarwanda zihunga, kandi ngo generalize uvuge ko izihunga zose aba ari abakozi ba leta y'i Kigali. Wowe iyo uduhaye imibare, nkurikije ibyo nkubwira, impunzi z'abanyarwanda muri Uganda, gukora muri security ya Uganda, zaba zibona ibyangombwa? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, koko ukurikije ibyo uvuga, ibibazo bituma impunzi zihunga mu Rwanda bya politike, waba nawe wemeza ko byakemutse ku buryo impunzi zo mu Rwanda zaba ntacyo zifite zihunga? Cya gatatu, niba ugiranye n'impunzi imwe, babiri, batatu, ukagirana nabo ibibazo, ese wowe iyo ukize ku munzani ubona we nta bibazo ufite? Kuko hano ntabwo ari wowe uhari wenyine, hano turi impunzi nyinshi cyane z'abanyarwanda zifite ibibazo, uhereye ku bukene, umutekano, abana ntibiga, abafite ibibazo by'uburwayi ntibavurwa, ndetse serivisi hafi zose zihabwa kominote zindi uvanyemo abanyarwanda. Wowe nk'umuntu uziranye na Office of the Prime Minister, ukaba uziranye n'umudamu Premier Minister w'ahangaha n'abanja, waba waramuhereje raporo y'uko ikibazo cy'abanyarwanda by'umwihariko giteye?
nyuma akakubwira yuko batanze itegeko ry'uko nta mpunzi ikwiriye guhabwa ubufasha ubwo ari bwo bwose kugera muri ayo ma office. Ibibazo by'abanyarwanda waba ubigejeje hehe ubikorera ubuvugizi? Niki kiguteye ku munota wa nyuma kuvuga ko nta mpunzi y'abanyarwanda bakwiriye gufasha, yuko abaza bose ari abanyamitwe, yuko abaza bose ari barusahurira mu nduru, yuko abaza bose bamara gufashwa bagatangira kubihindura business, ukabufasha umwanzuro wo guhagarika abanyaburaya kutongera gufasha nyuma yaho bamwe muri bo mugiranye ibibazo. Ese ni umutima w'impuhwe cyangwa hari ikintu cyihishe inyuma y'iyo porogaramu ya gahunda yawe? Impamvu mbikubwiye nuko ngewe nkora mu ishami ry'impunzi, akaba ari ngewe ushinzwe kuvuganira impunzi z'abanyarwanda zimwe ibyangombwa, zikubitwa, zifungwa, zifatwa, zishimutwa, zikicwa, zigasubizwayo, ndetse n'izigerageje guhunga zivuga ibibazo zifite. Ahangaha bakaba barazigambaniye mu buryo bwo kuzibuza amahwemo, nta byangombwa, n'ugerageje kubibona ntabwo bagira ikintu bamufasha. Hano hari abantu bamaze muri Uganda imyaka irenga 30 bahunze intambara yo kuva muri 90, nta byangombwa babona. Niyo hari uburyo bwo gutanga igisubizo gifatika nko guhabwa ibindi bihugu by'Iburayi na Amerika, abandi bose baratwarwa, ariko byagera ku munyarwanda bigaca umugara. Ben Mugisha, ibibazo urabizi, niba atari ukubyirengagiza urabizi. Ni iki kiguteye kuvuga ko impunzi z'abanyarwanda zigomba guhagarikirwa ubufasha? Ese urwo rurimi ko rukoreshwa na leta y'i Kigali idashaka ko impunzi z'abanyarwanda zigaragaza ko leta ya Kigali ari leta mbi y'igitugu, waba urwo rurimi rwawe rutandukaniye na leta y'i Kigali itabifuriza amahwemo? Icyo ni ikibazo ugomba gusubiza, ugasubiza ahangaha ku mugaragaro, ugakora statement, ugasobanura ikibazo cy'abanyarwanda ukurikije research umarije gukora. Ni iki cyaguteye kuvuga ko impunzi z'abanyarwanda zidakwiye gufashwa? Wowe ufite amakuru ki yakwemeza abanyaburaya bazi neza ko umunsi ku munsi hari abanyarwanda barenga 500 bahunga kino gihugu banyuze mu nzira ya Panya bakinjira muri Uganda basaba ubuhungiro? Muri abo ngabo 0,001 akaba ari bo bahabwa ubuhungiro. Ngo ku bantu 1000 hahabwa ubuhungiro umuntu umwe. Iyo mibare waba uyifite? Waba warigeze ujya kuri refugee desk office ugasaba igitabo cya registration, bakakwereka ku munsi bandika abanyarwanda bangahe, mu kwezi hinjira bangahe? Waba warigeze ujya mu office ya prime minister ukabaza ibyo bita taringi, bakaguhereza umubare w'abanyarwanda biyandikisha? Uzasanga mu kwezi hari aho imibare yerekana ko nta munyarwanda n'umwe wigize winjira muri Uganda kwiyandikisha. Waba warigeze ujya mu Bende, Mitiyana, Kiboga, Kagadi, Masaka, Mbarara na Kasongora? Aho hose waba warahagize ukabona ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda batuye kuri ubwo butaka bashakisha ibyangombwa nk'abanya-Uganda, kubera ko polisi na government ya Uganda yabimye ubuhungiro, bakaba batanemerera yuko biyandikisha nk'impunzi. N'ugerageje kubyandikisha akaba atinye ko yafatwa agasubizwa mu gihugu, agafungwa cyangwa akicwa, cyangwa bitaba ibyo ngibyo akaburirwa irengero. Iyo mibare waba wowe nka Ben Mugisha uyifite? Niba uyifite, niki kiguteye gukora statement ivuga yuko abantu batagomba guhabwa ubufasha? Ese kudahabwa ubufasha ushaka kuvuga ni ubuhe bufasha wumva abanyaburaya bakwiriye kwitondera gutanga? Ariko ntabwo wari ukwiye kugeneraliza werekana yuko hari abanyarwanda bose bahunga ari abakozi b'inkotanyi, kandi mu gihe tuzi neza yuko abanyarwanda 500 buri munsi bafunga utwangushye twabo bagahungira muri Uganda, ariko batakirwa, batanahabwa n'ibyangombwa, bagahitamo kujya kuba mu byaro kugira ngo barebe niba bashaka kubona ibyangombwa kugira ngo babashe kubaho, kubera ko Uganda idashobora kubakira. Iyo mibare kuri wowe
nayo ni ugiye kuyita ko ari ikinyoma, mu gihe niba umuntu ahunze akaba afite ibibazo byo kugira ngo yiyesitare muri community, nta bufasha ahabwa, ntashobora kuba muri Kampala, ntashobora no kujya kuba mu inkambi kubera ko ubuhungiro bw'abanyarwanda batabutanga. Uno muntu niba azi neza yuko hari abantu bo hanze babasha kumufasha, agatera akamu, akegera radiyo Urumuri, akegera Katurwanya Kandoyi n'Akarengane, akegera Mugirene TV, akegera David Ngendahimana TV, agasaba ubufasha. abakoze ikihe cyaha gituma umucira urubanza ko ababaye inkotanyi ari abakozi ba FPR inkotanyi badakwiriye gufashwa, bakwiriye kubahungeta? Nagusabaga yuko njyewe uhagarariye ijwi ry'impunzi zitagira kirengera, akaba ari njyewe General Secretary w'impunzi z'abanyarwanda ziyandikishije muri HCR, nagusabaga yuko mbere yuko ino statement ukoze igenda ku mbuga zitandukanye ubasha kuyikorera ubugororangingo, ukerekana ninde ukwiriye kuba impunzi gufashwa, ninde udakwiriye gufashwa, ninde munzi waba uzi neza ugatanga urugero kanaka, nyuma yo kumufasha twasanze akorera i Kigali ukaduha ibimenyetso kanaka, nyuma yo guhita kwa Mugirene agahita kwa Ngendahimana TV, agahita Turwanya Kandoyi TV, agahita kuri radiyo Urumuri, agahita kuri ibitagenda mu Rwanda, Twitoze Demokarasi n'izindi mbuga. Ni bangahe waba ushinja gukorana na leta y'i Kigali? Ariko niba nabwo banahari ukaba ufite n'ibimenyetso, ntabwo bivuga yuko ugomba kujeneraliza kwerekana ko impunzi ziba muri Uganda zose ari abanyamitwe kandi ko zihunga ibibazo bitariho. Mbere yuko nawe ibiba kuri social media urabona ku mbuga zitandukanye zerekana ko u Rwanda ari igihugu gihohotera abanyarwanda bo mu gihugu, n'abahunze zibasangayo zikabica zikabasubiza mu gihugu, zirirwa zibahungeta nk'uko General Kabarebe abivuga. Ibyo bintu wowe isaha y'uno munsi ukaba ubidefendinga wemeza yuko nta mpunzi z'abanyarwanda zikwiriye kwakirwa, nta mpunzi z'abanyarwanda zikwiriye guhabwa ubufasha, yuko nabo bazihaye wari utangiye itengazo yuko uvuga ngo ni abanyamitwe, ni abakozi b'i Kigali ba demayi baba baje muri Uganda, ariko ibibazo by'impunzi by'ukuri waba ubizi ko biriho cyangwa bitariho. Twagusabaga ko no statement yawe uyisubiramo, kuko mu izina ry'impunzi mpagarariye statement yawe iragaragaza yuko hari uruhande ubogamiye cyangwa hari izindi nyungu zindi ufite mu buryo impunzi zibonamo amafaranga avuye hanze. Urumva bikubabaje cyane ku buryo waba usaba yuko abatanga ubwo bufasha baba babuhagaritse. Ndakubwiraga yuko impunzi z'abanyarwanda muri Uganda zikeneye ubutabazi, zikeneye ubufasha, zikeneye kurengerwa, zikeneye ubuvugizi, zikeneye yuko ijwi ryazamuka rikagera muri iyo miryango ifata ibyemezo, kuko zararenganye. Mu bantu zikeneye ko bazamura ijwi, wowe urangije kugaragaza yuko nta bibazo bafite. Urifuza ko abantu bagufata gute? Urakoze. Murabyumvise, ubu ni umuntu bita Mugisha Ben, wagiye hariya akora itangazo, sinshaka kurinyuzaho kuko ntabwo ari bunyishyure. Niba atanyishyura rero, uyu nguyu ni umuyobozi w'impunzi dufite muri Uganda bita Ben Mugisha, nako witwa Muhima. Muhima ni wa wundi bari bafunze mu minsi yashize. Kadukomeze. Hakurikiyeho uyu. Reka mbanze ngusetse muri Muhima, reka mbanze ngukebura akantu gatoya. Iyo uvuze ko uhunze ibibazo by'inzara mu Rwanda, ntabwo ushobora kubona ubuhungiro, nicyo wari ukize. Iyo ufite ibibazo bya politiki yo mu Rwanda, bakubaza uwo wari uriwe, wakoraga iki mu Rwanda, kuki wibuke ko ahangaha muri Uganda sebo Muhima, ko nzi ko ufite ubwenge iki kikubaye. Niba ufite ibibazo by'inzara, urabanga inzara n'ahandi hose irahari. Iyo uvuze ko
ngo ibibazo bya politiki bakubaza ni politiki wari ufite ni iyi, wakoraga iki mu Rwanda? Nanakwibutse ko bakubaza ni Abanyarwanda, kuko baguha Umunyarwanda wumva ururimi rwawe. none ni gute uwo munyarwanda yaguha ubuhungiro? Muhima yaramushubije. Urakoze mushiki wanjye w'Imana Topista, ndagushimiye cyane. Nanjye nifuje kugira ngo ngire ikintu kimwe natanga ku badukurikiye n'abakurikiranye porogaramu yacu. Iyo uravuga uti iyo uvuze ngo ubukene ntabwo washobora kuguha ubuhungiro, nagira ngo musobanurire neza ko ubukene bwo mu Rwanda buri muri politike yo gukenesha abantu, bikaba bitandukanye n'ubukene usanga i Burundi, usanga Kongo, usanga Uganda ndetse no ku isi yose, aho ubona ingamba za leta ziba zishingiye kuzahura imibereho myiza y'umuturage. Ariko ntushobora kumbwira ukuntu abantu mu Rwanda bucya bukira bamburwa amasambu yabo, bamburwa imitungo, bamburwa uburenganzira bafite ku byabo n'iby'imiryango yabo. Usanga ikibazo cy'inzara n'ubukene leta iba ibifitemo uruhare 100%, kuko inzara iri mu Rwanda akenshi abantu bambuwe amasambu, bamburwa aho bahinga, bamburwa imitungo yabo ku mugaragaro, bamburwa ibishanga, barasenyerwa ku mugaragaro, baririrwa birukanswa, bameze nk'impunzi mu gihugu cyabo. Icyo kibazo urazi niba ukurikirana amakuru y'ibibera mu Rwanda, birirwa basenyera abantu ku mugaragaro, birirwa bambura abantu ku mugaragaro. Inzara abakagombye kuba bakora bari hagati y'imyaka 16 kugeza kuri 45, abo nibo usanga inzara yenda kubica. Wareba ugasanga ni abantu bakagombye kuba bakora. Ukennye arushaho gukena, n'ukize akarushaho gukira. Icyo kibazo cy'uko abantu nta butaka bafite, ubutaka bwose bwabaye ubwa leta, nta muntu ufite akantu kiwe, urakora bizinesi n'iyi yaba igiye gutungana, leta ikaza ikagusaba imisoro ikabije udashobora no kumva. Hari akuma bitaba mu mubazi, buri wese arikokomora leta kubera imisoro ihanitse, bizinesi abantu benshi cyane baziritse, abantu barahunga kubera ikibazo cy'uko mu Rwanda abantu bararangiza kwiga ni abashomeri. Indaya zo muri Kampala hafi ya zose usanga ziva mu Rwanda kubera nta kazi gahari. Ibyo ngibyo byose iyo umarije kubireba ukabyitegereza, usanga politike mbi yo gukinisha abantu ari bwa buryo ko buri gihe cyose umuntu azaba akennye azahora yumva leta ko ariyo mubyeyi wiwe, azahora buri gihe yumva ko leta hari ikintu yakagombye gukora. Ikibazo cy'ubukene ni politike mbi yo mu Rwanda yo gukinisha abantu kugira ngo bibe byoroshye kubayobora. Ibibazo bijyanye n'uko uvuga uti iyo uvuze yuko uhunze politike bahita bakubaza ese uri umuyobozi. Ibi niyo mpamvu akenshi rimwe na rimwe abantu twongera kubisubiramo. Mu gihugu cy'u Rwanda cyabayemo intambara zitandukanye, jenoside yakorewe amoko yose, jenoside yakorewe Abatutsi, jenoside yakorewe Abahutu, yasize imfubyi n'abapfakazi batagira umubare, aho usanga buri muryango wose urimo imfubyi n'abapfakazi. Waba ushaka kumenya ibibazo bafite, akenshi uhere ku bino bibazo by'ingengabitekerezo ya jenoside. Ingengabitekerezo ya jenoside ni mu gihe cyose uzasaba yuko wahabwa ubutabera ku bantu bishwe n'inkotanyi, wahabwa uburenganzira bwo gushyingura abantu bawe uzi neza ahantu bajugunywe, wagaragaza neza yuko abakagombye kukurenganura ari bo urega kuba barakugize uruhare mu kukwicira imiryango. Iyo utanze igitekerezo kinyuranye n'umurongo FPR igenderaho,
bagushyiraho ingengabitekerezo ya jenoside, ugafungwa, ukaburirwa irengero, byaba ngombwa ukicwa. Ibyo ni ibibazo bya politike, aho usanga buri gihe abantu bahunga bazira uko babona ibitekerezo bya politike. Nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ko umuntu arengana. Mu Rwanda urafungwa. Nta muntu n'umwe ushobora kwerekana yuko FPR igomba guhingira icyo ihindura kuri politike yabo mbi y'ubuhezanguni. Icyo gihe urafungwa, ukanaburirwa irengero. Ntabwo ushobora kuvuga ikibazo cy'abantu bitwa, abantu bari muri irengero, abantu bamburwa imitungo yabo, abantu bazira yuko bafitanye isano n'imiryango yabo iba hanze, abantu bafitanye isano n'abasirikare cyangwa abayobozi bahoze ari kuri leta yo kwa Habyarimana, cyangwa bakaba ari abasirikare bari muri FDLR, imiryango yabo yo mu gihugu iratotezwa. Ibyo ni ibintu bizwi kandi bigaragara. Iyo bakubonye neza yuko ugirana correspondence n'abantu bo hanze, gihinduka icyaha gikomeye cyane, ndetse byaba na ngombwa ukisanga bagushyize mu butabera ngo uraregwa guhungabanya no kugambanira igihugu. Ibyo ni ibintu bizwi yuko hari amabarura muri buri kagari, buri mudugudu, buri muntu wese uzi ko afite umuryango we hanze baramubarura, ndetse byaba na ngombwa bakaguha telefone bati muhamagare mubwire ko mu Rwanda ari amahoro, kandi nataza tuzabiguhora. Abantu barimo mu gihugu benshi cyane bazira yuko umuntu wo hanze wo mu gihugu mwene wabo ari YouTube blogger yirirwa avuga inyigisho za politike zo gukangurira abantu guhaguruka, nuko mu Rwanda habaho impinduramatwara y'ibyo bita revolution sociale. Abantu benshi cyane mu gihugu bazira imiryango n'ibitekerezo bya bene wabo bari hanze. Ibyo ni ibibazo mu gihugu bizwi, ni ibibazo ahangaha gavumenti ya Uganda uko byagenda kose turacyakomeza gukora ubuvugizi, turacyakomeza kwerekana yuko mu Rwanda ari cyo gihugu cya mbere usanga umuhinzi rukurutu ahunga, minisitiri agahunga, meya agahunga, general agahunga, umusivili agahunga n'umusirikare agahunga. Mu Rwanda ni cya gihugu usanga umukene arahunga, uwo hagati agahunga n'umukire agahunga. Mu Rwanda ni cya gihugu usanga abantu bahunga bava mu moko atandukanye, abahutu barahunga, abatutsi barahunga, abavuye muri Uganda, abatahutse barahunga, abaresikape barahunga. Mu Rwanda ni ikibazo gikomeye, aho ubyara umwana leta ikaza kumufata itakugishije inama, akajyanwa muri Kongo akicwa, yamara kwicwa ukagomba gutegeka, bakagutegeka guceceka no kutagira ikintu uvuga. Iyo ugize umugisha baguhereza uwawe ukamushyingura, ariko abahabwa babo nabo ni ya miryango ikomeye. U Rwanda ni cya gihugu kimwe aho usanga abantu bo muri gereza bafatwa bakajyanwa muri M23, bagakirwa ku musitari ubanza, bakabica nta mpamvu, ndetse banarangiza ntushobore no kubaza umuntu ahantu yagiye. Ndagira ngo topista mbanze musobanurire, niba umuntu mu Rwanda ahunga, ntibikeneye yuko ugomba kuba uri umuyobozi, kuko akarengane ko hasi ni nako gakabije cyane. Abantu benshi cyane bahunga. Turacyakomeza kuvuga, turacyakomeza gushyira ijwi hejuru, turacyakomeza kumvikanisha akarengane abanyarwanda bagirirwa, bo mu moko yose, bo mu bice byose, bo mu mibereho yose, ibyo bita social class. Nawe ubwawe urabizi abajenerali benshi cyane bahunze bo hanze, urazi abayobozi bayibuka bose bari hanze, urazi aba prime minister bari hanze, urazi aba ministers benshi cyane bari hanze, urazi abayobozi bo mu nzego zose bose bari hanze bahunga. Urazi mu Rwanda ko nta muntu n'umwe ukorera FPR urangiza atishwe adafunzwe. Ngira ngo ahari tubiheruka muri 2010 uwo bitaga Safari Stanley, ubwo yazaga ahangaha bari yarokokeye gatoya kumwica. Urazi nyuma 2003 uko byagendekeye Faustin Twagiramungu, abari mobilizateri batwagiramungu hafi ya bose barishwe, abandi baburiwe irengero. Urazi buri wese ugaragaje kwerekana yuko intebe ya perezida ayikeneye, we n'abamushyigikiye bose bo mu gihugu barangiza batotezwa.
ibyo byabaye kuri Twagiramungu, biba kuri Ingabire Victoire, biba kuri Ntaganda Bernard, biba kuri uyu wa Green Party Habineza, bituma hitwa aba ba Rwisereka ba Rugambage, byarabaye kuri Dr Niyitegeka Theoneste. Abantu bose bakunzwe, bigaragaza neza ko ari ikibazo ubugiranye na leta. Birazwi n'uno munsi, isaha y'uno munsi, gutotezwa ko abantu bazira ibitekerezo byabo. Imfungwa zifunze zizira ibitekerezo bya politike barahari, ntibazagufata byonyine usomye igitabo byonyine biragufungisha. Ntabwo rero numva ko abantu isaha y'uno munsi twemeranya n'abantu yuko mu Rwanda abantu bahabwa ubuhungiro muri Uganda nta bibazo bafite, ko igihugu cyabo ari amahoro. Naba ntemeranya nawe, kandi nkanjye uhagarariye komite y'Abanyarwanda, ntabwo nabona umuntu azana igitekerezo nk'iki ngiki cyo kwerekana ko mu Rwanda uhunze uvuga ubukene batakwakira, mu gihe imitungo, amasambu n'ubucuruzi, abantu benshi cyane barahunga bazira ko imisoro iteye ubwoba. Icyuma kiraza kikakubarira kiti watse muri banki n'iyi inguzanyo miliyoni 10, 20, kandi ntazo watse, kuko FPR gushyira amafaranga kuri konte ejo bakayapakurura, ndetse ntugire n'ahantu baza gukenesha abantu. Urumva ubu ngubu hari ikibazo cya Dubai n'abandi nk'abo ngabo. Imitungo buri gihe, buri munsi inzu z'abantu zirasenywa ku mugaragaro mu rwego rwo kubakenesha. Ibibazo bya politike mu gihugu birahari ni byinshi. Yego, ikibazo uvuga uti muri ofisi za OPM ntago babaho ubuhungiro. Kubaho ubuhungiro ariko ntago bivuga ko ibibazo bigomba gucecekwa. Tugomba gukomeza kuvuga ibibazo FPR iteje abantu kugeza igihe FPR iviriyeho. Abantu tugomba kuvuga, ntabwo watanga ubuhungiro utabutanga. Abantu bazavuga, abantu bakuhindura abakongomani, still ikibazo ntabwo kiba gikemutse. Abantu bajya mu byaro bagafata amarangamuntu, still ikibazo kiracyari cya kindi. Government ya Uganda ubuhungiro yabutanga itabutanga, ibibazo mu Rwanda byugarije Abanyarwanda bya politiki biracyari byinshi. Abantu bazavuga. Nawe nugira muri Amerika utubere ijwi, n'uwese wumva ashoboye kuzamura ijwi ku kibazo cy'Abanyarwanda nawe avuge. Dukeneye abantu batuvugira uko byagenda kose, ntago duceceka. Ibibazo birahari, gusa nanjye ahangaha mba nshinzwe gutanga eclaircissement kuri ibyo bibazo, kugira ngo n'utuvugira amenye ngo aratuvugira à base de quoi. Iyi niyo mpamvu rero tuvuga, niyo mpamvu hari platform y'ibitagenda mu Rwanda. Haracyari ikibazo ko nta mpunzi ihabwa ibyangombwa, ariko ibyo byose nabyo ni ya politiki y'akagambane. Turazi neza ko Kagame nawe yamye amahanga amuvuga, amusingiza, amyerekana ko ari umuyobozi w'intangarugero, ibihugu byinshi biza mu Rwanda kwigana imiyoborere myiza. Ibyo byose biri mu bintu byatumye ubuhungiro bukurwaho, ariko kugeza ubu ngubu ku isaha ya none nawe ntahakijya. Numvishije ngo bamugize ikiraro cyo muri Guinée Equatoriale, Conakry, ngo bakishe umuntu wo kugirwa umuyobozi w'ikiraro. Urabyumva nyine ko ni ikiraro nyine cy'imoteri. Bagombye kumushyira ku bindi bikorwa, ku yindi monima yindi ikomeye, ariko ikiraro. Urumva nabyo ni bigaragaza yuko politike nawe yamunaniye mpuzamahanga. Politike y'abaturanyi yamunaniye, politike yo mu gihugu yamunaniye, politike y'ikinyoma yagaragaye, politike yo kubeshya yagaragaye. Ibyo byose ni ibintu nyine bigomba kujya ahagaragara. Ikibazo umucamanza mwiza w'ukuri kandi utabera bamwita igihe. Murindira igihe kirabishyira ku mugaragaro. Murakoze. Urakoze cyane Muhima ku gitekerezo cyiza utanze. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Nzi neza ko ibi bintu biragera kure kandi mu buryo bwihuse. Ibi byose rero ari ba Ben Mugisha birirwa basaba ko nta mpunzi igomba gufashwa, nuko bazi neza icyo bagenda bakuramo. Uko kare nababwiye mu biganiro byatambutse, mbabwira ko umuntu bita Ben yirirwa ashakisha nk'ari Dene Mugira. Ibyo byose rero abakurikiye David TV cyangwa mureba David TV, mwagiye mubona abantu benshi batandukanye, cyane n'uwo muntu bita Ben Mugisha yurirwa ashakisha. Kucyo anshakisha ntacyo mpuriyeho nawe, kucyo anshakisha ndakorana nawe, kucyo anshakisha aranshakisha ashakira iki. Ngira ngo mu bihe byatambutse mwarabyumvise,
umubyeyi bita Irimine ibyo yamukoreye byinshi bitandukanye sinshaka kubisubiramo, ariko igihe kizagera kizabisobanura nk'uko uyu muvandimwe bita Muhima abivuze. Aho rero umunyarwanda wese ahari ndababwira ngo nyabuneka nimutere inkunga abanyarwanda, murebe ukuntu mwabafasha kuko abo ni bo Rwanda rw'ejo. Nzi neza ko igihe kizagera amage turimo, ibibazo dufite, ibibazo bizarangira. Wikiganda gutanga imfashanyo kugira ngo umunyarwanda abeho. Gerageza, Imana mufashe mu isi nawe azifashe mu ijuru. Nzi neza ko Imana yabasizeho kubw'abandi, nzi neza ko Imana yabasizeho kugira ngo mufashe bagenzi banyu. Murakoze rero, ntimukajye mwita ku magambo y'abigira ngo ni abapasiteri kandi ari inyamaswa, ari impyisi mahuma. Banyarwanda murakoze, Imana y'amahoro ibampere umugisha, mugire ibihe byiza.